ni muri gahunda ya Made in Rwanda Expo Time, muzajya mukurikirana ku iyi Watch TV mu kiganiro Knowledge Link. Nababwira ni ntimuzacikwe kuko umunsi ku wundi tuzajya tubakurikiranira uburyo byifashe hano muri Expo, tubakurikiranire ese abaje kumurika ibikorwa byabo byifashe bite, bihagaze bite, ibyo baje kumurika bifite ireme ringana gute. Tuzajya tureba ndetse tunegere bamwe mu baje kugura bimwe mu bikoresho bitandukanye byaje kumurikwa hano, tubabaze ese bo barabibona gute, barabona itandukaniro ry'ibikorerwa hano iwacu mu Rwanda n'ibyo hanze rihagaze rite, ndetse banatubwire icyo bishimiye kuri iyi gahunda ya Made in Rwanda, gahunda yo gushyigikira no guteza imbere ibikorerwa hano iwacu mu Rwanda. Muzajya mubikurikirana kuri iyi Watch TV. Nge ubageza iki kiganiro Knowledge Link ni Yves Sebahizi, ndetse mfashijwemo na team nini cyane y'abakameramani ndetse n'abandi batandukanye tuzafatanya kugira ngo tubashakire amakuru meza yimbitse kubiri kubera hano muri Expo Ground i Gikondo. Yes, uyu ni umwe mu bajene twasanze hano muri uyu muhango wo gutangiza ku mugaragaro imurikagurisha byerekana bimwe mu bikorwa bikorerwa hano iwacu mu Rwanda. Agiye gutangira atwibwira. Murakoze. Nitwa umusaza Engineer Kibuza, nkaba ndi umuhanzi, ariko hari benshi batabasha guhita bamenya aka kanya, bamenya ariko mvuze ngo mwana wanjye aho ngaho ndakeka password mbanyitanze aho ngaho. Mwamwumvishe ni engineer, umusaza, umwe mu artiste cyangwa se abahanzi ba hano mu Rwanda. Nawe afite ibihangano yikorera ndetse akura muri we by'umwimerere w'Abanyarwanda. Nabyo ni Made in Rwanda. Nabyo ni Made in Rwanda. Yes, murabona ni ibintu byiza cyane. Rero tubashije guhurira nawe hano muri uyu muhango, agiye kutubwira uko yabibonye. Biranshimishije cyane, ni ibintu biri gutera intera nini, hari aho biri kuva naho biri kugana, kuko icyambere target yabyo ni inyura cyane, kumva ko hari ibintu byinshi dushaka tukagushaka mu mahanga, kandi natwe ubwacu mu Banyarwanda twifiteho ubwo bushobozi uko twabikora. So Made in Rwanda rero ibinshimishije uko hari byinshi batweretse hanga bikorwa mu Rwanda, n'umuntu ashobora kubyuma kumva ni ibintu bidashoboka, ni ibintu birenze urwego, ariko kubera bwa bushobozi twifitemo, why not twe natwe tutakora ibyo ngibyo kwa ngo turiko dufata za rutema ikirere ngo twagiye mu Bushinwa kuzana ibintu akenshi na kenshi bisanga bina pirate, mu gihe hano mu Rwanda twe dushobora kwikorera noneho ibindi bikaze cyane. Nk'ubikawa y'u Rwanda n'urugero, ntabwo wambwira ngo urajya Dubai cyangwa ngo ugiye kuzana ikawa, ariko hano mu Rwanda hadufite ikawa ihora yesi imihigo ku isi ikaba iya mbere. So ni ikintu cyanshimishije cyane. Made in Rwanda ni ukuri pe, Abanyarwanda ubwo ndabakangurira ko bayigira gahunda yabo, bakumva ko ari igikorwa duhuremo twese nk'Abanyarwanda, none nidubihuriramo bizatuma twigira. Nimba ngenzi gukora iki ngiki, wowe ugishaka nka rwiyemezamirimo, byituma urira indege ngo ujye guteza imbere amanyamahanga, ahubwo ndeba nk'umwene gihugu none ngiye gukorera cya kintu y'amafaranga asigare mu gihugu cyacu n'ubundi arasirikirira. Yes, engineer, nakubaza ni ese nkawe n'iki wabwira Abanyarwanda cyangwa se abantu bacyumva ko mu Rwanda nta produce ifite umwimerere, nta bintu bifite umwimerere bikorerwa mu Rwanda? Ahubwo nta kintu kitari mu Rwanda kidafite umwimerere wo hejuru. Umuco turabambere, turajya hanze tukazana ibikombe by'umuco, kandi cyambere ni umuco, ibintu byose bigashingira ku muco. Wahereho mbwira ko ibintu byacu bidafite umwimerere. Ahubwo Abanyarwanda niba hagurukire kumva ko bashoboye, ko dushoboye ibintu byose mu Rwanda, turabishoboye, turabibashije. Nta bimpa kwirirwa tujya hanze guteza imbere ibindi bihugu, hano mu Rwanda byose birahari. Yes, engineer nk'umuhanzi nyarwanda umaze kubaka izina, umaze kugira ahagera, nuwe musanzu wawe kuri iyi gahunda ya Made in Rwanda? Umusanzu wanjye n'ibihangano byanjye byiza kandi binyuze message yibutsa Abanyarwanda abo turi bo, yibutsa Abanyarwanda aho tuva naho tugeze naho tugana n'icyo dushaka. Niyo musanzu wanjye. Yes, umusanzu wawe ni ugushishikariza Abanyarwanda no kubereka umwimerere w'Abanyarwanda. Umwimerere w'Abanyarwanda
no kwibutsa ko burya ikintu cya mbere mu buzima kigufasha kugera aho uva n'aho ujya ni uko wisobanukirwa ukimenya. Njyewe umusanzu wanjye rero no gufasha Abanyarwanda kubasobanurira abo ari bo. Yes. Ku bijyanye na Made in Rwanda cyangwa se ibikorwa bikorerwa hano iwacu mu Rwanda, niki wabwira Abanyarwanda muri rusange? Niki wabashishikariza? Nabashishikariza gukora ntibakwe, guhaguruka bagashyiramo imbaraga mu byo bakora, ntibacike intege. Nicyo kintu nabasaba cyane uko barashoboye. Yes. Engineer, turagushimiye cyane. Uronke kandi ukomeze uryoherwe ndetse amahirwe masa mu mwuga wawe wa muzika, dore ko unakora ibihangano nyarwanda. Peace and love. Yes.